Abakunzi ba Amazing TV Show nk'uko abenshi mwari mumaze igihe mutubwira ngo tuzabazanire byibuze umuvugabutumwa agira ibintu yatuganiriza. Uyu munsi twahuye n'umuvugabutumwa usanzwe uzwi cyane Karamuheto Jean Pierre, abenshi mumuzi cyane ku ma YouTube channel abwiriza yigisha abantu ku bijyanye by'ubuzima, abigisha iby'ubutumwa bwiza. Uyu munsi rero nka Amazing TV Show, uyu munsi twamwakiriye, yaje mu ivugabutumwa muri Canada, abasha guhura n'abandi bagorozi, ariko twebwe nka Amazing TV Show twamusuye tuganira, tumubaza ibibazo byinshi bijyaniranye ku mirire, ahanini iganisha ku buzima. Muraho neza? Muraho Murakomeye cyane. turashima Imana. Amazing TV Show uyu munsi twishimiye kubakira. Natwe turishimye kubana namwe. Murakoze cyane. Ahanini rero wenda hari nabashije kukuvuga muri make, ariko turagira byibuze ubashe kwivuga, ndetse n'abakunzi ba Amazing TV Show bari bugukurikira mu kanya bari bubashe kukumenya, yaba abakuze n'abatakuze, ariko bari bubashe kukumenya neza. Watangira ubibwira kugira urusheho kumenya neza. Amazina nitwa Karamuheto Jean Pierre. Yego. Ndi umubwirizabutumwa, ntuye mu gihugu cy'u Rwanda, ndi umugorozi. Tubwiriza ubutumwa bw'ivugurura n'ubugorozi kugira ngo abantu bave mu bihimbano by'abantu n'imigenzo bahawe n'abasekuruza karande. Ubwo nibwo bugorozi, bagendere mu ijambo ry'Imana kandi bavugururwe babe bashya mu by'umwuka, bahinduke nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira ko abahawe mu gitabo cya Yohana igice cya mbere umurongo wa 10 ukamanuka hepfo, hanatubwira ko cyokoze abamwemeye bose yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana, no guhinduka tukaba abana b'Imana, tukavugururwa umutima, tukagira ingeso nziza n'imico myiza ibereye isa nk'umunyu, mbese nko kuryoshya ibiryo, abantu bakaryohera rubanda, bakaba abakristo bazima. Niryo vugurura, bakaba bashya mu by'umwuka. Murakoze cyane, kandi mubashe kwivuga neza ku buryo ki n'umuntu wakurikira iki kiganiro yabasha kunyurwa neza akamenya umugorozi icyo ari cyo. Wenda ahanini uyu munsi ntabwo ndi bwibande ku inkomoko y'abagorozi. Uyu munsi icyo ndashaka tuganire ku buzima, tuvuge ku mirire yacu. Ahanini usanga mu buzima busanzwe, kamfatire ku bantu bano muri Canada, igitunguru ni ifunguro rya buri munsi, urunyanya ni ifunguro rya buri munsi, ndetse hakaba n'ibindi bikoreshwa byose dukoresha. Ahanini nk'abagorozi iyo usanga ikintu cyitwa igitunguru, indimu, urunyanya ari ibintu bashira imbere. Ese ibyo bintu mubihuza gute n'ubuzima, cyangwa se ibyo bintu kugira bitegurwe neza bibashe kugira icyo bimarira abantu ku buzima bwabo, mwatugira ihe nama byibuze? Murakoze cyane. Sinzi yenda monde uvuga iyo ariyo, ariko nkuko mubitubajije, muri Bibiliya haranditse ngo mbere na mbere Imana. Reka tubanze tuyiragize. Murakoze cyane. Tubanze dusenge. Data ushimirwe kuko ugira neza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tugiye kuvuga ibijyaniranye n'ubuzima tubayemo, kandi tugiye kuvuga ibijyaniranye n'uko twagubwa neza kuko ari byo wishimira, binyuriye mu byo waremye. Duhagarareho kandi wumvishe abazumva n'iki kiganiro. Ubwo washimye ko tugira imibiri, ntiwashimye ko tugira ibitubabaza muri yo. Reka ibyo twikurira tubishingire imbago guhera uyu munsi, binyuriye mu gukoresha neza ibyo waduhaye, kandi nanone uduhe kukumvira bitazarangira kugira ubuzima bwiza hano muri iyi si, ahubwo tuzagire n'ubugingo buhoraho binyuriye mu kwizera uwo watumye. Izi mibereho yacu duhe kukumvira no kugendera mu byiza, mu izina rya Yesu, amen. Yego, murakoze cyane. Nari nkigaruka rero kuri kiriya kibazo wari uvuze. Sinzi monde uvuga, hari abantu b'abanyakanada inaha ngaha kavukire, ab'uruhu rwera, hari n'abaje babasanga mu buzima butandukanye, bimukiye muri ibi bihugu, abandi baje mu kazi. Sinzi rero abo bavugaga muri rusange kugira ngo tumenye aho duhera, kuko bafite imikorere itandukanye. Yego, ahanini kadufate muri rusange, cyangwa abantu bashya bagiye baza muri bino bihugu bitari ibyabo. Murakoze cyane. Abagiye baza muri ibihugu bishya bitari ibyabo, yego, bakeneye kwiga
yego, bakeneye kwiga mu buryo bukomeye bitewe n'uko urugero bari bariho mu byo kurya ruri hasi ugereranyije n'ibitegeko, ariko n'uwari warize muri Afurika yageze inasanga ni ibisanzwe. Ni gute rero? Ubundi Imana ijya kurema umuntu yamuhaye ibyo kurya, nyuma yaho iramwongerera yamuhaye ibyo kurya by'imbuto, itangirira igice cya mbere umurongo wa 29. Nyuma yaho iramwongerera imuha n'imboga, imuhaye imboga yari yamuha, irongera inamuha nanone n'ibinyampeke. Ibinyampeke, imboga ndetse nanone n'amatunda nibyo bigize ibyo kurya by'umuntu akwiriye kurya akaba ariye neza. Ibyo rero iwacu dukoresha ibinyamizi cyane, ndavuga muri Afurika cyane cyane nko mu Rwanda, muri Congo, muri Uganda bakoresha ibinyamizi. Abandi badakoresha ibinyamizi bakoresha ibitoki cyane, ariko ibinyampeke bikaba bike. Kuvuga ngo bakunda imyumbati, bakunda ibijumba, bakunda ibirayi rwose mu ngo biba birimo ari byinshi, ariko ntibakunda ibinyampeke, ntibakunda imboga bazi ni izo guteka zigashya rwose zigahinduka ku buryo wahita uzikoramo igikoma. Izo mboga bazi, iyo ubahaye imboga zatekeshejwe umwuka zikecuka arizo nziza ntibazikunda, barabyanga ngo ntabihiye. Salade ho bikaba kure kubi. Nongereho ko n'amatunda ntibayarya, kuko kera bavuga ko ipapayi ari iby'abana, ibikoma ari iby'abana, nta mugabo urya umuneke. Mbese ibyo ngibyo bikaba byahariwe abo, ubundi bo bakihata urwagwa, agafata ibishyimbo akagereka ku birayi, basi bo bikaba byarangiye. Uwakize we akarisha ibishyimbo, umuceri, ubwo bikaba birarangiye. Niyo mpamvu n'abageze n'aha ngaha benshi bahise bafata ibishyimbo bashyira mu kabati, ku buryo n'abakesi wa kababo bajya baza bagasanga ni umuceri yifitiye n'ibirayi n'ibishyimbo, ntumubaze ibindi. Magazi iruzuye, ikarita barayimuhaye ngo ahahe, ariko nta bindi azi, ni ibyo gusa. Ahubwo yaranezerewe ati mfite ibiryo, ati ntiwareba. Kubw'ibyo rero abantu bakwiye guhinduka, kuko bageze aho biri kandi bakagira ayo mahirwe, bakarya ibizima, bakagira ubuzima bwiza. Aba bantu mujya mubona baradusize kuko babashije gucengera bakamenya ibikwiriye. Bajya bagira ibyo bita serious, nibyo byanditswe muri Bibiliya mu bitabo dusoma, ni ibinyampeke. Ibyo binyampeke rero bikwiriye kuba ibyo kurya byacu. Ushaka kugira ubwenge akunda cyane kwera ibyerera hejuru, ibyo ni ibinyampeke byerera hejuru. Ntakunde kurya ibyerera hasi kugira ngo utazahora uri hasi mwuka byaramwe. Ubwo ni nk'ibijumba n'ibirayi n'imyumbati, ibyo ntabikunde cyane, ahubwo akarya ibinyampeke. Abo bazungu mubona ntabwo ashobora kwira atari y'umugati. Izo ni ingano. Ingano zitera ubwenge, zitera ubuhanga, zitera kumenya, zirimo vitamini yo mu gatsiko ka B, itera ubuhanga, itera kugenzura. Ibyo barabikunda. Kubw'iyo mpamvu rero twebwe tukirira ibiki, ibinyamizi byerera hehe, mu butaka. Iyo hasi benshi bashobora guhera hasi batazi impamvu batekereza na bigufiye. Kuko mwari mubimbajije, tangirira igice cya mbere umurongo wa 29, Imana yahaye mwene muntu ibyo kurya. Mu byo kurya yamuhaye, ndongera mbisubiremo, ni imbuto n'utubuto twazo. Ariko si aho ngaho gusa, ahubwo yarongeye nanone imuha nanone imboga. Muri izi mboga yamuhaye turasoma mu byanditswe byera, mbere y'uko yenda tugera no ku bindi, hatubwira muri Zaburi 104 umurongo wa 14, haranditse ngo amereza inka ubwatsi, ameza imboga zo kugaburira abantu, kugira ngo abakurire umutsima mu butaka. Ahangaha havuzwemo ibintu bibiri, havuzwemo umutsima, havugwamo n'imboga. Ariko ikosa dufite rinini cyane ni ku mboga. Umutsima w'abantu baragerageza, nubwo batakirya uw'amasaka kandi wari mwiza. Ariko umuntu abura ingano, abure n'amasaka. Amasaka twayavuyeho, abantu bararyaga muri Afurika, ariko bayavuyeho. Amasaka atera imibare, akaba umuntu umuhanga mu by'imibare, ariko abantu bayavuyeho. Cyokoze basigara bayinitse yabaye imikara, ibyo bita ibipende, ubushera.
ubwo nabyo hari ikiba cyagabanutsemo. n'ibigage. Ngaho reka ngere noneho kuri izi mboga. Izi mboga aba bantu bazi kuzikoresha neza. Imboga rero ntabwo abantu bazi kategori zibamo. Hari imboga zerera mu butaka, hari imboga z'indabyo, hari imboga z'ibititigiri, hari imboga z'amababi. Izerera mu butaka, iz'ibititigiri, iz'amababi ndetse n'iz'indabyo. Iz'indabyo harimo za chou-fleur, izo ni indabyo. Hari imboga z'ibititigiri, harimo izi bita asparagus. Asparagus zirahari mu isoko, ziranahenda, ni utuntu tw'udutitigiri tureture. N'imiteja nayo iri mu bititigiri. Ukongeraho rero iz'amababi. Iz'amababi ni dodo, iz'amababi ni amashu y'ubwoko butandukanye, harimo leti. Isombe nayo ni amababi. Ukongeraho izerera mu butaka. Izerera mu butaka harimo tungurusumu, ni imboga. Harimo ibitunguru, nazo ni imboga. Harimo beterave, nazo ni imboga. Izo mboga rero zerera mu butaka uzifatanije n'izerera hehe hejuru, izi za karote ziboneka. Karoti ziri mu mboga zerera mu butaka. Noneho ukaza gufata n'imboga zerera hehe hejuru. Ndavugamo na za concombre, nazo ziri mu bititigiri kuko ntabwo ari ibabi. Ukaza gushyiramo za pavuro nazo iz'umutuku, iz'umuhondo. Arya amabara burya agira umumaro utandukanye mu mubiri wa mwene muntu. Kubw'iyo mpamvu rero abantu bakwiriye gukoresha izo mboga mu mwimerere wazo. Baziteka ntibazihishe cyane, aho ni hamwe, kugira ngo zibagire ubuzima bwiza, digestion, igogora rigende neza. Kandi banaramuka bibaye byiza bakaziteka salade, nako bakazirya salade, ni ukuzirya ari mbisi. Reka mvuge ibi bintu, mbanze mvuge ibyo kurya Imana yahaye umuntu. Mu bitabo dusoma nk'igitabo cyitwa Cancers on Diet and Food, handitsemo amagambo akurikira. Cancers on Diet and Food, handitsemo amagambo akurikira. Reka yenda nyarebe muri iki gitabo cyitwa Inama ku Mirire. Hatubwira aya magambo akurikira. Nk'uko nari mbivuze mu gitabo cyitwa Cancers on Diet and Food, Inama ku Mirire, hatubwira amagambo akurikira. Page ni 81 handitse ngo in order to know what are the best food, kugira ngo umenye neza ibyo kurya byiza, we must study God's origin plan for man's diet. Ugomba kumanza wamenya gahunda y'umugambi w'Imana mu guha mwene muntu ibiryo. Gahunda ya gatanga ka mbere y'Imana mu guha mwene muntu ibyo kurya ni we must study God's origin plan for man's diet. Tugomba kwiga gahunda ya mbere y'Imana yashyizeho mu guha mwene muntu ibyo kurya. He who created man and who understand his need appointed Adam his food. Uwaremye mwene muntu kandi akabaza iby'umubiri wari ukeneye, ibyo Adamu yari akeneye, yamushyiriyeho n'ibyo kurya. Itangiriro 1:29. Muri ibyo byo kurya rero reka mbivuge ni ibi bikurikira, ndabivuga: grains, impeke, fruits, imbuto, nuts, ibinyamakakama, and vegetables, ndetse n'imboga constitute the diet chosen for us by our creator. Bigize ibyo kurya twatoranijwe n'umuremyi wacu. Burya rero nta muntu ujya umenya gukoresha ikintu nk'uwagikoze. Buriya uwakoze imodoka niwe ujya umenya n'amavuta azajyamo. Nta muntu ushobora gukora imodoka y'amazutu ngo akubwire ngo ushyiramo essence. Abazi ibyo agomba gushyiramo. Uwakoze imodoka niwe uzi n'ibyo agomba kugenza gute gushyiramo. Ku bw'ibyo natwe ubwacu dufite ibyo dukwiriye gukoresha, ariko tubihawe n'uwaturemye. Yaravuze rero ngo tugomba gukoresha imibiri yacu tugashyiramo grains, impeke, fruits, imbuto, nuts, ibinyamakakama. Ibinyamakakama ni ukuvuga ubunyobwa, ni ukuvuga cashews, ni ukuvuga walnuts, ni ukuvuga almond nuts. Ibyo byitwa za nuts zijya zongeraho ako kantu. Hariho nk'izitwa walnuts, uzasanga ari ikintu kimeze nk'ubwonko busakaye, nk'uko ubwonko busakaye hano. Ubwo bishinzwe kugira ngo umuntu abashe kugira imitekerereze neza, kuko nuts zijya zishyushya ubwonko, umuntu akaza kugira ubwonko bubangutse bufata kuko aba yabonye
ibyiza bikenewe mu mubiri, noneho kongeraho na vegetables, imboga. Ibyo ngibyo ngo bigize iby'Imana yatoranirije umuntu kugira ngo agubwe neza. These foods prepared in simple and natural a manner as possible are the most healthful and nourishing. Ibi byo kurya biramutse biteguwe mu buryo bwiza, buciye bugufi, butarimo gukabiriza no kubitamo ibirungo bya hehe na hehe, nibyo byo kurya bizanira umuntu ubuzima kandi bigaha n'umubiri ubutaraga. They impart strength, biha umuntu imbaraga, a power of endurance, bigaha umuntu kwihangana, and vigor, bikamuha ubushobozi bw'imbaraga, and vigor of intellect, bikamuha ubushobozi bw'intekerezo that are not afforded by more complex and stimulating diet. Udashobora kubona ahandi uramutse uriye ibindi byo kurya by'uruvangitiranye ndetse byo gukurura ipfa gusa byakaryoshye ku munwa nk'uko abantu bajya babikunda. Ngana imbere rero niho naringeze, abantu bakwiriye gutegura ibi bintu bikurikira. Yego. Igihe bagiye kurya bakwiriye kuzajya bamenya ko byibuze 1/3 cy'igaburo bariye kigomba kuba ari ibibisi. Kigomba kuba ari ibibisi. Ibibisi 1/3. 1/3 bizagufasha kutagugara mu nda, bizagufasha digestion, kandi ibibisi bikabanza kuko byongera abasirikare mu mubiri bo gufasha n'imbaraga mu mubiri byo gufasha igogora bya bindi bidahiye. Ibidahiye nako bya bindi bihiye. Ibihiye bigira imbaraga nkeya zo guca mu rwungano ngogozi. Naho ibidahiye ari byo bibisi, arizo mbuto kuko zidatekwa, ariyo matunda, arizo mbuto n'amatunda ukongeraho n'imboga, byo bifite ubushobozi bwo gucamo mu mara neza ukabirya kugeza igihe cyo bamwe banabirya bakavuga ngo nta twari twarya, kandi yariye yijuse bagatereka amatunda y'ubwoko butandukanye aho ngaho akarya, ariko akavuga ati ntegereje ibiryo, ukagira ngo ibindi yarari kurya, yarari kunywa cyangwa se yarari guta inyuma yahuye. Bitewe nuko bigera mu mubiri bigaturisha mu nda kandi akamera neza, umuntu arakomeza agategereza ngo ari burye. Rero abantu barangiritse. Usubije neza ikibazo nangiye kubaza cyane ukivuga iyo umuntu aringaniye n'ameza agomba kuba afite ibibisi byo ku ruhande byibuze 1/3. 1/3 wari usa nkaho ubivuzeho. Ndashaka byibuze ubivuge neza ku buryo abantu badukurikiye ari bumenye ngo igihe nzaba ngiye kurenganira n'ameza mbe mfite 1/3 cy'ibyo kurya. Murakoze cyane. Iyo ari mu gitondo bagiye gutegura amafunguro yenda mu gitondo, bamwe bajya bagerageza iyo bafashe umukati bakawufatanya n'imbuto. Ushobora kugura umukati hari bita 14 grains, hari bita 7 grains. Iyo mikati irahari hano muri Canada. Ni imikati ivangavanze n'amagrain atandukanye. Ni umukati wuzuye uranahenza, ushobora kuwuhenze, ibihugu bimwe birawuhenda, ibindi bikawuhendura bitewe nuko customer care ingana. Kubw'iyo mpamvu rero uwo mukati ushobora kuwukoresha. Utabizi ushobora kuwiga, dufite channel twigishirizaho abantu ko ushobora kwikorera umukati mwiza, ukawipondera ugashiramo grains zazindi twavuze turi kuvuga zushaka. Noneho mu gihe cyo ukoze wa mukati ukawufatisha igikoma, no rugero ni mafungura mu gitondo, ntibyemewe ko umuntu ajya mu kazi ubundi atanariye kuko ugiye gukoresha imashini utahaye amavuta, warangiza ukaza gufata n'imbuto zihagije. Ubwo ni ukuvuga ngo mu byo uriye rero ubonye grains, ubonye imbuto, mu byo uriye ubonye n'igikoma gishyushye. Ibyo ngibyo bishobora kugufasha mu gihe cya mu gitondo ukajya ku kazi kandi unakomeye. Aho rero ku mbuto bajya bagerageza iyo baziriye zitandukanye, kandi ukagerageza ukarya ubwoko byibuze bune butandukanye, kuko inzu ntabwo yubatswe n'ikintu kimwe, ntabwo yubatswe n'ibiti gusa, ahubwo hariho gusakara, harimo amashanyarazi, harimo amazi, harimo utubati, mbese kugira ngo inzu ibe yuzuye birimo utuntu dutandukanye. Niyo mpamvu nawe udashobora kwibanda kuri pome ngo pome niyo njya nshobora, oya, na za grenadine ujya uzirya nubwo bigushaririye, ariko bishariye mu kanwa, ariko bisharirira indwara kandi bikubaka umubiri. Ubwo nta kibazo. Isogo murazizi, abantu baravuga ngo zirasharira, ariko zifite umumaro mwinshi ukomeye cyane. Igikakarubamba kiruta isukari. Igikakarubamba na hano mu masoko ya hano muri Canada nakibonyemo barakigurisha. Igikakarubamba gifite vitamine A, B, C, D, E, ariko mu sukari no vitamine, it's just for energy, ni imbaraga gusubiramo. Ubwo ni ukuvuga ngo baguhitishemo byatunga ubuzima. Igikakarubamba gifite vitamine, ariko isukari ikagira energy. Ushobora gusanga ngiye kera n'umwana nari nzi ko mu sukari harimo vitamine zose,
ko numvaga biri kuryohera nubwo amavitamini ndi kuyumva amavitamini nkumva ko ari uburyohe ariko ntangiye kugeza iyi saha nanjye nzi ko isukari irimo nta vitamini irimo nyinshi kuvuga ngo harimo vitamini B ngo ya kangahe harimo energy setu ubundi ukabona energy niyo mpamvu umuntu wabuze imbaraga umuntu uri kugira gute ufite imbaraga nkeya bagerageza kumutobera agasukari uw'inzoga zishe yabaye urudega bagerageza gutoba agasukari kugira ngo ka energy kazamuke aho nari ngeze rero kwari kugira ngo nsobanure muri uku guhitamo abantu kugira ngo babashe kurya imboga ku rugero rwiza imbuto zo nayo imaze kubivuga bashobora gukoresha sauce de salade baragerageza akavuga ati reka ndye ikibisima nuko akabazanya ishu akarikata uko ryakabaye nuko yarangiza agahereza abantu ririya shu kugira ngo urishobore ubu uri umugabo yakoze arabibuka bagakamuriraho indimu nabwo bikaba ari mwene nyina wa bya bindi abandi bakavuga ati turakora iki ati muzane igitunguru dukate akazana urutunguru akabara rukase hejuru y'ibiryo nabyo ukabona arariye ariko ntiyashobora kurya kimwe cya kabiri kuko igitunguru ariye n'igisahani agiye kurya ntibiri bungane n'iryari ushobora gushobora iyi salade rero yego aho ubundi ntwari salade ushobora kuyishobora ari ukuyishakira ibyo bita sauce de salade sauce de salade ni isosi ushobora gushyira ku mababi ya salade utaguze wikoreye warangiza iyi sosi ikaza kugufasha kugira ngo urye imboga nyinshi kandi nziza unazikunze zinaryoshye burya umutsima nturika iyo udafite imboga uzirisha n'imboga rero kugira ngo zigende uziboneye isosi urya zihagije ndashaka byibuze aho hantu rero tuhatinde abenshi tuzi ko dushobora kurya salade ariko kumva sauce de salade ni akandi kantu kiyongereye n'ubwo ngo hari salade igomba kuba ifite n'isosi hari ababimenyereye bajya bakamuriraho indimu burya iriya ndimu ihagaze mu mwanya wa sauce de salade ubwo ariko baba bakoze bikeya dore uko bikorwa rero murakoze cyane bikorwa muri ubu buryo ufata ibyo bita cashew nut dukeya tungana gutya ugafata igitunguru kimwe kinini yego ufata indimu mbere na mbere ukazikamuriramo ugafata igitunguru kimwe kinini ugafata cashew nut nayo ukayishyiramo warangiza ukaza gufata utuvuta twa elayo ugashyiramo ufite utwuki washyiramo ufite umunyu wo ku meza nawo ugashyiramo warangiza ukaba wakataguye wakamuye wa mutobe ugashyira muri blender wamara gushyira muri blender nuko ugakaraga ariko washyizemo utuzi bikaza kuringanira naho ibyo washyizemo bigeze wowe ushyiramo amazi akaza kuringanira naho ibyo washyizemo bigeze ukarenzaho gatoya uko bingana wakamuye indimu 3 wafashe igitunguru kinini uragikata wafashe cashew nuts uzishyiramo cyangwa se waba wazibuze ugashyiramo imbuto z'ibihwagari cyangwa se inzuzi izi nzuzi musanzwe muzari mu masoko zirimo zitonewe ugashyiramo noneho warangiza ukaza gushyiramo utwuki dukeya cyangwa se ugashyiramo utwuki dukeya ndetse ugashyiramo n'akunyu gakeya ibi iyo ubifashe ukabivanga hari icyo bikumarira reka mbivuge muri aya magambo yenda akurikira iyo ubifashe ukabivanga ukabisya bizana uburyohe busigwa ku babi ryari ryarakunaniye busigwa ku wenda katuvuye kuri leti warya gukumva mu kanwa sinzi uko ubaye iyo ubifashe ukabishyira kuri za mboga zawe n'imboga zimera nk'izihwanye kuko zirimo ya ndimu warangiza ukarya unezerewe hari n'igihe ahubwo ari byo wakunda kuruta bya bindi kuko umara no kubirya ukumva uguwe neza mu mubiri wawe ubwo ni ukuvuga reka nsubiremo ufata onyo rouge indimu amavuta ya elayo akunyu gake noix de cajou ariyo cashew nuts cyangwa se ugafata inzuzi z'ibihaza cyangwa se imbuto z'ibihwagari bitonoye cyangwa se ugafata amande ni noix de amande bazita almond ibyo ngibyo ushobora gufata kimwe ubuze ikindi warangiza ukabishyira muri mixeri ugakamura waba tungurusumu itagwa nawe ushobora kugatereramo kakazana agahumuro keza nako bakazashyira muri mixer warangiza ugakaraga washyizemo amazi bikaza kuringanira n'ahandi hejuru y'aho ibyo wasutsemo bigeze cyangwa ukarenzaho gatoya kugira ngo agasosi karekure
kuko uko amazi abaye makeya niko birushaho gufata, ariko ibyiza urenza hejuru y'aho byari bigeze ho gatoya, ubundi ugakaraga hakazamo sose nziza, kuko na hariya muhurishiriza imboga uzajya usanga ku ruhande rwaho bamurishiriza za sose de salade, ariko zirimo ibintu bitizewe. Rimwe na rimwe ushobora gusanga harimo vinegere, kandi vinegere ifitemo acide acetetique itari nziza ku mubiri w'umuntu. Ubwo rero wowe wakora ibyo ngibyo wari usanzwe ukamuriramo indimu, ariko nubikora uko nguko bizakumerera neza. Urakoze cyane. Ahanini ngira ngo ubisobanuye neza uburyo bakora sauce de salade, kandi nanjye ndi mu bantu bamwe bisa nkaho byari byarananiye kurya ziriya mboga. Ndashaka none uduhereze neza. Sauce de salade irarangiye, hanyuma tugiye kuzana salade. Iriya salade yo bigizwe n'iki? Iriya salade biterwa n'imboga ukunda. Chou rouge wayishyiramo, yego, ariko ushobora kuba utayikunda cyane, ariko uko biri kose turaza kubona nk'imboga zigeze kuri 6. Ushobora gushyiramo pome iribwa muri salade. Ushobora gushyiramo concombre. Ushobora gushyiramo leti zirahari hariya. Ushobora gushyiramo epinari. Ushobora gushyiramo persil. Izo ni imboga ushobora kuvanga. Muzajya murasanga hari naho muri hariya mu masoko hariho kibox cyo bakuzanira cy'imboga zivanze. Ugahita uterura zose zivangiye rimwe. Yego. Ubundi ugahita ushyiramo sauce de salade ukarya. Hari ababyita batangira kubituka ngo ni ibishyamba. Oya, ntago ariko biri. Ahubwo ni ibyo kurya Imana yageneye mwene muntu, aho umuntu icyo gihe agubwa neza, ugasinzira neza, ukaba mu mahoro. Murakoze cyane. Wenda ahanini hari n'izindi, hari n'abarapa beterave, byo biterwa n'imboga wateguye, na karoti sinazivuzemo, nazo zose biri muri rwego rumwe. Za mboga ziribwa ari mbisi. Hanyuma za mboga zimaze kuboneka, wazitunganyije, isosi irahari, none ukavanga. Ushobora kuzana isose ku ruhande, none umuntu akazajya yivangira, ugafata imboga ukivangira, cyangwa se ukazivangira icyarimwe ukagabura zivanze. Icyo gihe abantu barazishobora. Wenda ndashaka ubisobanure neza kugira ngo n'umuntu udukurikiye abashe kumva akamaro k'iriya sose na ziriya mboga. Gafasha iki bituma umuntu abasha kuzirya byibuze kugira ngo umuntu uri bubyumve akamaro. Icya mbere mu byo twavuze mumvishe ko harimo amavuta ya elayo. Yego. Aravura. Mwashizemo noix de cajou, arizo cashew nuts, ziravura, zifasha ku bwonko, kwibuka, gusana ubwonko. Twashyizemo ibihwagari, birafasha ku mwijima. Twashyizemo indimu, zirafasha muri digestion, gutuma igogora nabwo nanone rigenda neza, kandi zikaba zituma apetiza, umuntu akaryoherwa. Twashyizemo nanone n'utwuki kugira ngo bibashe kuryoha, kandi ubuki nabwo ni bwiza, butuma n'umuntu asinzira neza. Warangiza ugashyira kuri za mboga. Ubwo icyo twabikoreye byose ni imiti, kandi bikaba ari byiza, kandi bikaba binaryoshye. Kubw'iyo mpamvu rero uravanga, warangiza ukabibona. Sinzi nimba ikibazo cyawe gisubijwe. Kirasubijwe. Icyo nashaka kuvuga wacyumvishe, kuko biba ari umuti, kandi bigatuma biryoha, bigatuma binaryoha, kandi na ba bantu bananiwe za mboga kuzirya zonyine, hariya nta wananirwa, kari agasosi karaba utamiye ahubwo ukomeza, ahubwo ubyifuriza kimwe. Murakoze cyane. Ukaba wenda tunabwira abakurikiye Amazing TV Show ko ibi byose atubwiye biraboneka hano mu masoko iwacu. Waje muri Walmart uzabisangamo uko yabivuze, izo mbuto zose ndetse n'imboga, kandi imboga ziboneka kuri make, kandi ni imboga zihari aho igihe cyose wagira mu isoko wazibona. Wenda ndagira ngo mbere yuko nkurekura muri kino kiganiro, dufite umugisha twari tunagufite kandi tuganirije neza ku buzima. Mbere hari wenda yuko dusoza, turashaka ni inama ki watanga byibuze noneho ku bantu badukurikiye aka kanya bari bwumve kino kiganiro kivuga ku buzima. Icyo nabarangira cya mbere ni uko ubwo bageze aho bishoboka ko ibyo umuntu ashobora kuba yarabuze ashobora kubibona, kandi akabona n'ubushobozi, ni ukubikoresha ku rugero rwiza, kugira ngo icya mbere dutere ubuzima bwiza, duhimbaza Imana. Icya kabiri nanone bitume turama muri iyi si, tugirira abo twabyaye, tugirira abavandimwe umumaro, twe kwivamo dukenyutse, dukenyuwe n'uko twebwe ubwacu twahaye imibiri yacu bidakwiriye. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, iyo umuntu afite ubuzima bwiza ashima Imana, ariko iyo umuntu afite ubuzima bw'indwara ahora atakira Imana. Imana ikeneye ko tuyishima kuruta uko tuyitakira. Kubw'iyo mpamvu reka dushingire imbago ibyatumaga tubabara igihe cyose. Noneho rero
abantu ntibakoresha ibyo kurya bibisi cyane kuko aribyo bizana ubuzima kuruta ibigenje gute ibihiye. Mu Giswahili baravuga ngo akazi k'umuriro ni ukwangiza, kazi ya moto ni kuharibu. Bumve ko nubwo isafuriya ihari nibyo ni byiza nibateke, ariko kandi bazirikane ngo ibibisi ntibigire uruhare runini, byibuze ku igaburo ryawe 1/3 kiba ari ibibisi. Abazashobora bazazamure, ariko byibuze 1/3 kiba ari ibibisi. Murakoze, nicyo twababwiraga, kandi mwakoze no kudukurikirana. Mugire ibihe byiza, bakurikiranye mwese, namwe mwakoze kuturarika. Imana ibahire. murakoze cyane. ubutaha twongera kubatumiza muri studio za Amazing TV Show, muzatwitabe ko ndizera iki kiganiro bazagikunda, kandi tuzabahereza feedback n'abantu bazatwandikira icyo byatanze. Sawa, Imana y'amahoro ibeze rwose, kandi bahe n'ubuzima bwiza, kugira ngo butazarangira hano muri iyi si, tuzanabone n'ubugingo buhoraho mu izina rya Yesu. Amen.